reka tubahe icyizere. Reka tubahe icyizere irakomeje kandi izahoraho, kuko icyizere kiremwa si cimeza. Icyizere kirubakwa kigakomezwa ntigisanzweho. Icyizere kiravuka kigakura kikera imbuto, imbuto nziza zisoromwa n'abo zigenewe zikabaha ubuzima bwiza. Reka tubaremere icyizere. Reka tubaremere icyizere cy'ubuzima bwiza. Reka tubaremere icyizere cyo kubaho neza. Erega amagambo si yaremye icyizere kandi n'inyandiko nazo sizo zikibyara. Reka mbabwire uko icyizere kivuga nuko candikwa. Ni ibikorwa byiza. Kuko ikaramu yandika icyizere ari ibikorwa byiza, wino yayo ikaba urukundo rwuzuye kandi rushitse, ikiganza candika kikaba ubushake buva ku gushaka kwiza. Reka tubahe icyizere. Icyizere kivuka mu cyemezo cy'ubuzima bwiza uhisemo kubamo, kigakuzwa n'icyerekezo cy'inzira uhisemo kugenderamo, kigakomezwa n'amahitamo meza ugira. Reka tubahe icyizere. Numvise ijwi ry'urangurura mu mpinga z'imisozi miremire ribaza riti, yewe mwana wanje, ubuzima bwiza ugomba guhitamo burihe? Numva ijwi risubizagaho iryo nabanje kumva mbere riti, ubuzima bwiza ngomba guhitamo buri muri gakondo yanje, kandi gakondo yanje ubwayo niyo buzima bwiza mpisemo. Nuko mbaza uwo twari kumwe impamvu iryo jwi ryumvikanaga ariko rikaryohera amatwi yanje. Aransubiza ati, nuko uwo mwana wasubizaga sari kure. Nibuka rya jambo rivuga ngo, kandi abantu be basigaye bacitse ku icumu bazabona inzira ngari baciyemo bava imahanga nk'iy'Abisirayeli babonye ubwo bazamukaga bava muri Egiputa. Kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo gutaha. Ab'imitima y'amacakubiri ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayoba. Thank you.